wacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe File Tab. File Tab ni tab yo muri Microsoft Word idufasha gukora ibintu bigiye bitandukanye muri Microsoft Word, birimo gusevinga document, kuba twayitinda, kuba twashyiraho password n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugumane natwe kugira ngo buri kimwe kigize File Tab tube twakirebera hamwe n'akamaro kacyo. Ubusanzwe iyo ufunguye document yo muri Microsoft Word akenshi ukunda kuza iri kuri home, ariko hari igice cy'ibanze twakwita File Tab. File Tab iyo ugifunguyemo usangamo info, new, open, save, save as, print, share, ukaba wasangamo n'ibindi bice bigiye bitandukanye aribyo print, share, tukimara kubibona harimo export, close, account, option. Tugiye kureba buri kimwe ikindi akamaro kacyo. Tugiye guhera kuri info. Iyo ukanze kuri info bagenda baguha options zigiye zitandukanye. Hano hari protect document. Ushobora guprotectinga document yawe uyishyiraho password, ureba niba ukaba wayimakinga nkaho ari final. Final ni ukuvuga iyo umaze gukora document ushobora kuyerekana, ushobora kuyishyiraho ikimenyetso yuko nta kindi kintu uri bweditingeho aribyo bita mark as final. Ushobora ku-encryptinga with password, kuvuga ushobora gufata document yawe ukaba wayishyiraho password, ukaba washyiraho strict editing. Ushobora kubuza umuntu uwo ari we wese kuba yakeditinga document yawe. Ushobora no kuba wayishyiraho digital signature, ni ukuvuga ushobora kuyishyiraho sinyatire mu bwoko buri digital. Ibyo byose bikorerwa muri protecting document. Hano hari issue checking. Ushobora gucekinga document yawe, check if there are any property. Ushobora kureba niba iri accessible cyangwa abantu bafite ubumuga kuba bayisoma. Ushobora kureba niba iri compatible cyangwa abantu bafite izindi verisiyo za Microsoft Word babasha kuyisoma. Ibi byose tugiye kugenda tureba buri kimwe ku kindi. Mu rwego rwo kubikora tugiye gufata document isanzwe iriho aho yo dukoreraho ikadukanimurope turebere na iyo tuyoroka gukoresha urugero iyi ngiyi gutya. Iyi document niyo tugiye gukoreraho kugira ngo tugende tureba buri kimwe ikindi mu bigize file. Icya mbere tugiye kureba, tugiye kujya muri protect document. Hano hari option yo kuyimakinga as file. Iyo akanze document will be marked as file then save. Iyo ikanzeho document ihita marked as file. Iyo ibaye marked as file tugishyiraho document bahita bakubwira iyo ifunguye haza akantu kereka ko iri marked. Iri marked urugero ntabwo wabasha kwikinga ushaka gusiba. Hano babona message ivuga cancel this change because this file is locked. Noneho iyo ushaka kugira ngo ubaye gukinga ukanda kuri edit always. Iyo hakanze baguha uburenganzira bwo kuba wakongera wayitinga. Iyi niyo section ya mbere yo kumakinga as editing document. Imakinga n'aho ari document iri final. Noneho hano gikuza kuri encrypt password. Iyo ufite document ushobora kuyishyira password kugira ngo ibe safe. Hano urugero nshyiraho password, umaze kuyikora ukanda OK bakakubwira ngo dore ishyiremo. Umaze kuyishyiramo kabiri uba uyishyizeho password. Password iriho password
wanditse sample docs kubera turi gukoreraho tugiye kujya kuri desktop dushaka iri hano ifungure noneho dokima ifite iriya password ntabwo ipfa gufunguka udashyizemo password. Ibi ngibi bikanzeho bambajije password kugira ngo ifunguke. So ushyizemo password ya dokima yawe ihita ifunguka. Uku nguku niko kamaro ko washyira password kuri dokima yawe kugira ngo niba ufite mashini cyangwa ikindi gikoresho gikoreshwa n'abantu benshi, umuntu uwo ari we wese ataba yakwinjira muri dokima yawe cyangwa aba yayihindura atabashije kwaka uburenganzira. Noneho tugiye kujya kuri option ikurikiyeho restrict editing. Hari igihe ufite dokima nk'ingi twari dufite ukaba wahitamo ko abantu nta muntu wemerewe kuyeditinga atagusabye uburenganzira, ariko iyo ushyizeho restrict editing ntabwo biba bibujije ko dokima ifungurwa. Gushyira restrict editing bitandukanye no gushyiraho password. Iyo ushyizeho restrict editing dokima umuntu ashobora kuyifungura ariko akaba atemerewe kuyeditinga, akaba atemerewe kuyeditinga. Ubwo buryo ukuntu ushyiraho ujyana muri restrict editing bahita baguha format imeze gutya, ukagenda ukuroshinga ko wemeje ko, ukagenda ko wemeje ko nta muntu n'umwe wagira editing kuri dokima yawe. Noneho iyo umaze kubitanga bakubaza password ituma ubyemerewe. Niba ushaka ko hari umuntu nyirizina uzaba wemerewe kweditinga azaba azi iyo password. Muri kwishyiramo hano hahita haza akantu ushaka, iyo ukanda kuri stop protecting usa nkaho ukuraho ya password abantu bose bashaka kweditinga. Urugero nk'iyi dokima yacu hano ngiye kubashyira ku iseri nk'uko muri kwibona, ningerageza gusa cyangwa kwandika urabona ko gusiba bidakunda. No kwandika muri dokima yacu ibikunda nahita bakubwira ati can't make this change because the selection is locked. Noneho iyo ushaka kugira ngo bivemo uza hano ugasaba stop protecting. Ukanda kuri stop protecting bakubaza password. Iyo uyishyizemo noneho baguha uburenganzira bwo kuba wakweditinga dokima yawe. Iyo umaze kweditinga ibyo washakaga, ushaka ko nta muntu na none uzongera kwigira, urongera ukaza ukanda kuri yes start enforcement position. Iyo hakanze na none dokima yawe wongeye kuyiprotectinga. Aka ni agace ka restrict editing. Hano kwadingaho digital signal ni igihe uba ufite sinyatire yawe cyangwa umukono wawe uri digital. Iyo ufite ukanda hano ugashyira ku iseri aho ushaka kuba yajya, urangiza ukakanda iseri cyangwa sinyatire yawe yajya aho ushaka ko ijya. Aka kari agace ka mbere kuri tugiye kujya hano kuri check the issue. Ni ukureba dokima yawe ese ifite ikihe kibazo. Uza hano kuri expect the document. Iyo hakanzeho make sure you save your change because the document will some data stored. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gucekinga urakubwira ngo ubanze usevinge dokima yawe ko mu gihe baba bari gucekinga hari amadata ushobora gutakaza utabasha kugaruka. Iyo wemeje uba wemeje ko dokima yawe
iyi saved. Ibintu ucekinga niba ufite comment, niba yarasubiyemo niba verisiyo original cyane iki, ucekinga property and personal information, ucekinga taskbar, embedded document ni ukuvuga ni document bashyizemo yindi microform activity, ugacekinga niba nta nyuguti ntoya zirimo, collapse headings, ukareba niba nta ma headings arimo izindi. Iyo umaze kwemeza kuri byose ntabwo uburenganzira ko wabicekinga ko icyo ugiselectinze ntabwo cyo wagicekinga. Iyo umaze kubikora uha option yo kuba wakwemeza uhisemo ko iyi checking, iyo uyicekinze nibwo ya dokima yawe ntabwo byashakaga ubasha kugira gukora. Iyo uyicekinze irarodinga, iri gucekinga ikakubwira resulta yabona. Ikindi muri checking ushobora gucekinga check the document contain that people with disability. Hano ushobora guhitamo niba dokima yawe nubwo ukiri muri checking cyangwa muri inspect, ushobora kureba niba abantu bafite ubumuga ese bashobora kuba basoma dokima yanjye. Ibyo ubikoreramo hano muri check accessibility. Iyo bikunda, iyo bashobora kuyisoma, urugero rekaze nkakande no accessibility issue fund, people with disability should not have difficulty. Ni ukuvuga hano abantu bafite ubumuga cyangwa bafite ubundi bumuga nabo bashobora kuba bareba the people with disability should not have difficulty to read this. Abantu bafite ubumuga nta kibazo bagira, bashobora gusoma iyi dokima yanjye kuko hari amwe mu madokima ashobora bafite ikibazo ku buryo batabasha kuyasoma. Ikindi tugiye kureba hano muri manage document. Manage document harimo option yo kuba warikavaringa unsaved document. Unsaved document hari igihe ukora dokima muri Word ariko mbere yo kuyisevinga ikaba yavamo. Sinzi niba biri kumvikana, reka mbiba nk'urugero, reka dufungure dokima nshyashya, tutifungure twite muri fenêtre murakaza hano hari igihe bakubaza save cyangwa don't save. None kuri don't save kugira ngo tuze kureba icyo twashakaga kuri ya dokima yacu. Iyo uje hano kuri file ukaza hahandi muri file manager ukanda kuri iriya option yo kurikavaringa unsaved document, bahita baguha document zakozwe zitigeze ziba saved. Urugero iyi ngiyi nayo imaze gukora, iyi ngiyi nayo imaze kwandika amakaza. Iyo uhakanze ya document igaruka uko yari imeze, noneho bakakwereka option ese urashaka kuyisevinga. Hano haba handitse recovered unsaved file, baba bakweretse ko ari document yari isevinze, bakubaza ese urashaka noneho kuyisevinga. Iyo kandi hano kuri option ya save bahita bakwereka za option zo gusevinga nk'uko dusanzwe tubizi kuri dokima dufite cyangwa twifuza gusevinga. Kansoringa ko n'ubundi ashaka kuyisevinga ariko ndaza kuyidiritinga. So iyo bigenze kuriya ukagaruka muri file manager, hano
insert niho twarebaga ushatse wafata dokima ukaba wahita uyihindura type cyangwa ukaba wanayisiba bitewe n'icyo uyishakira iyo dokima. So turacyari muri file tab. Noneho iyi yari kuri info group. Ibi akaba ari byo bigize info group, harimo protect document, harimo check for issue na manage document. Buri kimwe tukaba twabonye ibyo gikora n'akamaro cyacyo muri Microsoft. Nkaba nizeye ko buri umwe afite ubushobozi bwo kuba yaprotectinga document, yaba ari ukwishyiraho password, yaba ari ukubuza ko hagira uwuyeditinga atabimuhereye uburenganzira. Kuba hari igihe ufite dokima ukaba wayisharinga abantu bagiye batandukanye, ariko ukabima uburenganzira bwo kuba bayeditinga kugira ngo badashyiramo amakuru atari ay'umwimerere igata agaciro. Abantu benshi basanzwe bazi kwenda muri Word bigakunda, ariko Word ni dokima ushobora gusharinga abantu ariko badafite uburenganzira bwo kwihindura. Ibyo rero nta handi bikorerwa ni muri file tab muri info group. Niho hagiye hari utwo duce nk'uko twabibonye. Ubu tugiye kureba muri new group. Ni group iri muri file tab, harimo amoption menshi. Iyo ukanze kuri new bagenda baguha amoption y'ibintu bigiye bitandukanye ushobora gukorera ni Microsoft Word. Urugero, hano hari blank document. Iyi blank document abantu benshi niyo basa nkaho bazi muri Microsoft Word, kuko iyo uyikanzeho bahita baguha urupapuro rusanzwe rwo kwandikaho rudafite ikintu cyanditseho. Ariko hano hari andi ma document ushobora gukora welcome Word, ushobora gushyiraho simple space, ushobora gukora bold mode bakora dokima, ushobora bagenda baguha amasample menshi, snapshot, insert, modern. Ubu ni ubwoko bw'amadokima agiye atandukanye ushobora gukora, kugeza no kuba bamwe batabizi ushobora gukora muri Microsoft Word. Ushobora gukoreramo ama business card, ushobora gukoreramo ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose uza hano kuri new. Nk'urugero hano ushobora gukoreramo banner, ushobora gukoreramo shape zigiye zitandukanye. Ibi byose bikorerwa muri Microsoft Word. Nk'uko uri kubona yenda hano education brochure, brochure za education, hagiye harimo ubwoko bugiye butandukanye. Baguha form ukaba wayeditinga bitewe n'icyo ushaka. Ikindi, hari igihe ushobora kuba ukeneye nko gukora akadokumenta nka invitation, udashatse kugenda muri publisher n'iki, no muri Microsoft Word byakunda. Icyo usabwa ni ukuba uzi icyo ushaka, ufite igitekerezo y'uko kimeze. Ibindi bigenda ukora uko ubishaka, kuko muri Microsoft Word bashaka kuguha form ariko ufite uburyo bwo kweditinga cyangwa wakongeramo ikindi kintu. Ushobora kuba urupapuro rusanzwe nk'uru nguru, ariko wowe muri wowe icyo utekereza gukora ukaba wumva wenda ushaka kongeramo amafoto agiye atandukanye, ufungura urupapuro ushatse. Urugero nk'iyi brochure ya education ushobora kuyifata igafunguka ukaza kuri create. Imaze gufunguka uba ufite ama option yo kuba urabona twa duce twagiye tumeze nk'amatebo bagiye bensatingamo, akorohereza kuba wagenda wandika muri buri tebo ugahindura amagambo bitewe n'ayo bari baguhaye, ukabashyiramo ayawe y'umwimerere. Kuvuga n'iyi heading, tugereye heading cyangwa title, kanyandikeho sport. Urabona ko hahandi bari baduhaye nka brochure title nshyize iyo nshaka. Hano bashobora kuba baduhaye ahangaha add heading here, ushobora coordinate heading ushyiraho MS, akaba ariyo heading
bitewe n'uko ubishaka. Ni ukuvuga muri file ushobora gukoreramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'uko ubishaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo igihe cyose muri new ufungura dokima cyangwa blank paper rwa rupapuro rutanditseho ikintu nk'uko abantu benshi basanzwe babikora, ushobora no gufungura urundi rupapuro bitewe n'icyo ushaka kurukoreraho. Izo mpapuro nk'uko nagenda bibereka, ushobora kubona urupapuro rusanzwe, ushobora kubona yenda broshire nk'uko twari turi kubikora yamamaza ikintu runaka, ukaba wagenda wandikamo ibyo ushaka bitewe n'uko wabibonaga. Kuko nko muri iyi broshire ushobora gufata iyi foto yari irimo hano hagati ukayisimbuza indi, ariko ya format cyangwa rupapuro rugenewe gukora broshire tukaguma turufite. Kuko icyiza ibintu tuba turi gukora iyo bikoreye kuri format y'urupapuro rwayo biroroha nko gupuritinga, kuko hari abantu bakora ibintu badasanzwe bazi neza ukuntu size z'icyo kintu. Urugero wenda niba ushaka gukora business card, urugero hano ushaka gukanira kuri kadi ukagenda hakwereka amafomati y'ama business card agiye atandukanye. Ibyo n'ubundi bikorerwa kuri ya format. Urugero ushaka gufata hano ugafata urupapuro bakakwereka ati uru rupapuro rujyaho ama business card runaka, ariko iyo ukanzeho ugiye gukuriyetinga baba bakweretse ko ari urupapuro ari business card zimeze gutya, ukaba wagenda weditinga imwe ku yindi kugira ngo igihe cyo gukuriyetinga bitazakugora ujya kuri size ya business card. Kuba bakweretse ku rupapuro ama business card ajya kuri urwo rupapuro, wowe icyo ukora ureditinga bikakorohereza akazi, bikakugusevingira n'umwanya. Ibyo rero ntabwo bikorera muri publishing gusa, no muri web bishobora gukorwa kandi bikagenda neza. Icyo ugomba kumenya ni ukumenya icyo ushaka n'aho ugishakira. Iyo ushaka kudizayininga ikintu uza muri new bitewe n'izina ry'icyo ushaka kudizayininga. Kuko twabibonye kare, ushobora yenda urugero nashaka gusuggestinga business card, flyers, letter, education n'ibindi bigiye biri holiday. Hari n'igihe usanga icyo ushaka yenda kitari muri izi suggestion. Iyo ufite internet na wa research online ukaba wacyandikamo. Urugero ushobora gushaka yenda ni business card cyangwa iki, ni ibirori runaka, anniversary, ukandikamo bakaguha format ushobora kugenderaho ukeditinga bitewe n'ibyo ugiye kwikorera n'icyo ushakira. Hano tugiye kureba open group iguha ama option agiye atandukanye. Harimo kuba wakopeninga ikintu warafunguye kuri Word. Urugero izi ni dokima uyu munsi twari twafunguye kuri Word, ariko bagenda baguha n'izindi zagiye zikorwa mu minsi yagiye ibanza. Iyo ushaka ushobora guhita uyifungurira aho. Ushobora kuba wabona document wasevinze ziri kuri OneDrive, ushobora kubona iziri kuri PC. Urugero ni nkanda kuri PC bahita kugenda amadokima muri folder yitwa gutya, noneho ukayikanda bakagenda baguha amadokima bitewe n'icyo ushaka. Iyi ni muri open group usanga muri file tab. Nyuma y'aho ngaho nk'uko twabibonye hari option yo gusevinga. Ushobora gukora dokima, buri dokima yose dukoze tugarutse kuri iyi ngiyi twari turi gukora. Iyo umaze gukora dokima kugira ngo itaza gutakara cyangwa igenda ikajya ahandi, urayisevinga. Uburyo bwo kuyisevinga ujya muri file tab, iyo wakanze hano haza amashusho agiye atandukanye. Imwe muri yo ni ugukanda save. Iyo ukanze kuri save akenshi bajya kubaza ati save as. Ukoresha ijambo save wigeze kuyisevinga mbere, kuko iyo uyikanzeho bwa mbere aribwo uri gukorera ikintu cy'ikanda kuri save bahita baguha option yo kukubwira ati save as cyangwa save as. Tubona ko nayo iba selected. Noneho iyo ugiye gusevinga as ni uguhitamo aho ijya. Urugero ati ijye kuri desktop, ihita ikwereka
yuko iraba iri kuri desktop akakubaza ngo yita izina. Hano ushaka kuyita izina, urugero kabiri, noneho akubwira save as type. Hano uhitamo ubwoko bwa dokima. Iyo dokima uri gukora irasevinga mu bwoko. Ushaka kuyisevinga nka word document bisanzwe, ushobora guhitamo word micro enable document, ukaba wahitamo ushobora kuyisevinga muri word 97 kugeza kuri 2003, ushobora kuyishyira muri word template, ushobora kuyishyira muri Microsoft, ushobora no kuyigira PDF. Izi ni option cyangwa types zitandukanye ushobora gusevingamo document yawe. Iyo umaze kubigenda gutyo, hano hahita haza option ya save. Ukanzeho dokima yawe iba saved ku buryo igihe runaka igihe wayishakira ukajya kuyireba. So ndakeka kuri uyu munsi tukaba tugarukira ngaha, twabonye Microsoft Word 5 tab, tubonamo info group, tubonamo new group, open group, save group na save as group. Izi ni zimwe muri group ziri muri Microsoft Word 5 tab twabashe kureba uyu munsi, ariko ubutaha tuzakora kuri print, share, export, close, account na option. So mukore subscribe YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kubana natwe, munadutera inkunga kugira ngo ibyo dukora tugire courage kandi tubashe kubigeza ku bantu benshi bagiye batandukanye.